Bosco sinjya kukubeshya nta muntu ubaho ujya unanira aba bagabo nawe ubaho. So rero wagakwiye kugenza gake, inzego si wowe uzishyiraho, inzego zishyirwaho. Kuvuga ngo wubaha perezida wa repubulika kandi ari gushyiraho inzego, warangiza niwubaha inzego ze yishyiriyeho, ni ikibazo. Aho ntabwo ushobora kujya mu ruhame kubwira abantu ngo wemera perezida wa repubulika ariko ngo inzego ntuzumva. Ubwo kwanza uba wamaze kumupinga kera. Ibyo rero ni kwa kundi wumva umuntu ngo ibibazo byabaye karande. Iyo wanze igihugu bose kumva mubwira, iyo wanze igihugu ni umukoshi utabaho, ni umukoshi utunumvikana. So icyo nakwifuriza rero Bosco Empire, cisha make aho uri si mu ijuru, aho uri n'abari muri Amerika barataha ntabwo ujya wumva ntibabazana se, abari za France ntibabazana se, hose sibaza se, hari utabizi se. Diaspora mwenyewe. Aya bakunzi ba diaspora mwenyewe, twongeye kubasuhuza tubifuriza kugira icyumweru cyiza, icyumweru cyo gukomera ku banyarwanda, icyumweru by'umwihariko turi mu cyumweru cyahariwe icyunamo twibuka jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. So twifurizanya gukomera twese nk'abanyarwanda. Udakomeye dusabana abamwegereye kuba bamwegera bakamukomeza. So udakomeye nk'umukunzi wa diaspora mwenyewe tukwifuriza gukomera, tubabwira ati pole sana. So ntabidashira kandi genocide never again. Anyway, jewe ikibazo mfite ni cya Magashi Bosco Empire. Magashi ikintu ngiye mwisabira, so mu byubahiro byawe afande, wabaye fande sibyo. Magashi ihangane, ugabanye guterana amagambo na Bosco Empire. So munibuke neza situation turi mu gihe cyahariwe, turi mu cyumweru cyahariwe icyunamo. Mu cyumweru cyahariwe icyunamo, cyumweru aho twibuka jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. So ntabwo rero twagakwiye kuba turimo turabona abantu bazane ibintu bidahwitse nk'ibi byanyu. Twese nk'abanyarwanda tuzi ko duhugiwe ku gikorwa kimwe, ntabwo ari byiza. Kandi ibyo njya mbabwira, izi social media zizabakoraho kubera iki? So izi ni views yaba wowe Bosco Empire, yaba wowe Magashi, yes mukurikiranye cyangwa se murimo murashaka munabizora ko munazibona, ariko mujye mwibuka neza yuko ibi mukora ntabwo byemewe kuko n'inzego ziba zibareba. Ntabwo byemewe nubwo ari byo kameme. So jewe nka diaspora mwenyewe banagiye mbona so mwigize ibamba ku ma social media. So mwibaza se byatumye nibaza abajama bundi baribuka situation turimo. Abajama bundi baribuka igihe turimo ko ari igihe cyo kwibuka. So niyo mpamvu naje ngo mbakebure kubera iki mwagakwiye gutuza. Niba n'ibyo bintu byanyu murekurana, ayo mamisire yanyu murekurana, umwe abwira undi, umwe nabwira undi, unabwira undi, unabwira undi, ibyo bintu byagakwiye kuba ntabwo icyumweru ari cyinshi my friend, ntabwo icyumweru ari kinini ku buryo mutagakwiye kukihanganira. So ayo mamisire yanyu murekurana,
uko kubwirana mu bwari hamwe mukabwirwa ibintu mukabwirana ibintu bidahwitse ntago bikwiye. Kandi mwirinde iyi ngengabitekerezo ya jenoside murimo muzana mwembi, kuko ishobora kutagira abandi bantu ikomeretsa, kuko nkatwe twebwe turi mu gihugu tuzi ko duhuriye ku gikorwa kimwe cyo kwibuka abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Rero mwebwe mushobora kwibwira ngo muri views, muri mu munyenga wa YouTube, ejo nizo views nimurye ku mafaranga yazivuyemo. Kubera iki? Mwebwe harabo muri gukomeretsa, urumva, kuko nta nubwo turi kumwe muri situation imwe. Ikintu mbona cyo ntabwo mwebwe muri kwifatikanya natwe, oya, ntabwo muri kwifatikanya natwe, kuko umuntu uzi icyumweru cyahariwe icyunamo nagamera aricyo Magashi, nagamera aricyo Bosco Empire. Murabura gukangurira urubyiruko, murakurikiranwa, murabura gukangurira urubyiruko kwitabira ibiganiro, kwitabira kwirinda ingengabitekerezo ya jenoside, kuko kibivuga iyo ubishyize kuri social media zawe nkaho ubukurikiranwa cyane, byakirwa n'abantu benshi, kandi ubwo butumwa bugatambuka, buba bwatambutse, baba bwumvise. Ahubwo mukajyaho umwe n'intera hamwe, umwe yavutse ku umugore w'umututsi yabyarwa nangira umatse singo batayo ngo wari intera hamwe, tubwo nawe intera hamwe. Koko ibyo bintu ntabwo bikwiye. Wowe Magashi, cyatumye ngewe mvuga yuko ngoye kubakebura no kubera iki? Narebye ikiganiro urimo utukana, kuko hari ukuntu nabonye kizerera cyane, turimo twebwe twibereye mu bihe byo kwibuka. Ndiherera ndavuga ko uyu mujama bitebye, kuko kuvuga ngo Bosco Empire ya mama we ngo yari umututsi mu 1994, ngo afarwa ku ngufu, ngo n'amatayo ngo gira umatse, ngo ari umujenosideri. Ubwo rero ngo abyarwa, ngo inda yavuyemo, ngo yabyawemo ngo Bosco Empire, ngo ari we ntera hamwe. Nyirizina reka nkumwibwirire we Magashi, sibyo? Wowe nyumva hano neza nkubwire, ibintu urimo ntabwo bikwiye. Kubera iki? Bosco Empire urimo urabibwira urano ni Marine, urumva? Bosco Empire urimo urabibwira, ushobora kwibwira ngo urimo uramukomeretsa ugasanga Bosco Empire nabaho, cyane ko nari mu gihugu ntabwo tunifatikanyije, ntabwo yifatikanyije natwe kwibuka wacu, sibyo? Yarigendeye. Wowe urumva yuko ari uri kubwira, ariko ngiye nkubwije ukuri, ntabwo ari Bosco Empire uri kubwira. Kubera iki? Hari abandi bana baba barahuye n'ibyo bibazo, bavutse mu ubwo buryo, urimo urakomeretsa, kandi turi mu gihe nk'iki ngiki. Hari no mpamvu nkubwira ntabwo bikwiye, ntabwo bikwiye. Wagakwiye gupowa, ugatuza, izo misile zawe ukazirekura Yesu nyuma yo kwibuka, kuko icyumweru ntabwo aba ari kinini. Ariko na Bosco Empire nawe akagenza make. Bosco ahantu uri ntabwo ari kure, n'abasakara bari mu birwa bya Komori baraje, barusese bagina indoge za yarayobye zigwa i Kanombe baraza. Sinzi rero ukuntu numva yuko we Bosco Empire Uganda hirya wakumva yuko ntabwo Bosco, icyo nakwifuriza ni kuguma pose, ukareka kwataka inzego wakuriyemo. Ntabwo ari byiza. Abo baribu, abo bandi ukabataka gutyo, ntabwo bizaguhira Bosco. Bosco ntabwo bizaguhira. Ushobora kujya kubona ukabona aho noneho, kuko ntabwo uri umuntu udasanzwe utazi Kigali abandi baza. Ntizari umuntu wari uzi ko Rusizi bagera indege yayo bikazi Kanombe. Ntiriza wari uzi ninde wibuka umunwa wa Sakara wa Efereni niyaje se ntibamuzanye. None se wowe koko Bosco Empire hano yuje mu rugo koko? Nawe Bosco, nawe wagabanyije ukarekana n'ibyo bintu byo kwataka inzego.
ukikorera akazi kawe, content yawe ukazikora neza kuri umukiriyeta. Yes, nemera kareka kwataka inzego Bosco, na ahantu uri ntago ari kure, na ahantu ushobora kujya habaho aba bagabo batagukura. Utabona umaze ayo mezi hari ukavuga ati narabananira, ariko warangiza nje nagwaye urugero rukomeye, kuko impamvu rukomeye nuko uwo muntu atari yoroshye. Rusesabagina ntago indege yayobye, niyaje se indege ni bayibuze. Ibyo bakubwira aba bagabo ntago basanzwe, urumva tuzajya babona gutyo ukumva yuko oya uko waba wubaha perezida wa repubulika kose utubaha inzego yasizeho ntacyo bivuze Bosco, ntacyo bivuze. Niba umwubaha ubaha n'inzego ze. Nicyo mwifuriza. Ariko Bosco ntago bikwiye. Bosco ntago bikwiye. Bosco gabanya hayi kuko hose uzava. Nge ndabizi ko n'ubundi bari abataramu bazakuzana. Sinze kuba wataka. Ajya umenya ko izo ari inzego za guverinoma my friend. Urumva urabataka, ari n'uwaryo ubataka ntayo avuga si Bosco. Bosco ziko izi nzego arizo zamureza ari muri Muhangara. Ntabwo byumvikana. None reba aho Magashi atangiye gukwita ngo uri umwana wangira umatse Matayo. Winera hamwe kabombo. Atangiye gukwita uriya mugabo koko nera hamwe kabombo. Kubera iki? Bakuzeyutse byatangiye kandi wavuye mu gihugu ufite respect. Iyo uva mu gihugu ufite yira respect yawe wari ufite, kagenda n'ubundi ukikomereza za content zawe, utiriwe ugenda mu by'inzego wataka inzego cyangwa ngo ujye mwabira bigarasha, kuko byo simbizi niba barabijoyininze simbizi. Ariko nanone kwataka inzego nta kindi bivuze Bosco, nta kindi bivuze. Cyo nakwifuriza ni ukurekana n'ibyo bintu Bosco, ko Uganda ni mu rugo. Uganda niho benshi twaturutse. None guverinoma yacu yandikiye ya Uganda ikavuga ati mudu uwo muntu ujya ngo wanarara, nuko bavuga ati nabirenze uriya n'umwana wo mu rugo. Bosco ntabwo wabacitse naho wajya. Inzego z'u Rwanda zubakitse nk'uko wumva ngo ni Isiraheli uburengerazuba bwo hagati. Niko n'u Rwanda rumeze East Africa brother, niko n'u Rwanda rumeze muri Afrika. Ntabwo rero waza gusuzugura inzego zubakitse gutyo nurangiza ngo uvuge ngo perezida wa repubulika ntabwo umwubaha. Anyway, nabakeburaga twibuke twiyubaka kandi mugabanye tubanze dusoze iki cyumweru turimo. Ubundi dukora akazi nk'aba content creator. So nje nta kindi cyari kinzanye buriya amazi iminsi. Abanyarwanda bose barabizi tuhugiwe ahantu hamwe, turi mu gikorwa cyo kwibuka abacu bazize jenoside mu 1994. So rero na munyarwanda numva udakwiye kwifatikanya n'abandi, ahubwo mwebwe impamvu nari mbavuzeho nuko mbona wagira ngo igikorwa turimo mwaragihunze. So gusa mbifuriza kugaruka muri societe nyarwanda, so tukubakana igihugu, tukibuka abacu nta kibazo. Anyway, bikagenda neza. Nagukeburaga we Magashi, nagukeburaga wowe Bosco Empire. Mboneraho kubifuriza kugira iki gukomera bakunzi ba diaspora mwenyewe, bifuriza gukomera muri iki cyumweru turimo. N'abatarakomera tubegere tubakomeze. Asanteni sana.